ndasiga nsiganwa nshaka umuti utera umutima gutuza ugaterera mu gituza, bigatera benshi gutuza bagaturana badatonga n'abatemba ituze rizira itiko, sizanira guseruka mu b'imbere mu kurandurana n'imizi ibisigisigi byose by'ibiyobyabwenge byiziritse mu rubyiruko rw'u Rwanda. Sindi nka yasura isambira byinshi igasohora bike, iyo nsoroma ibinsumba nihanganira ibinkokoza. Nitwa Umusizi Gasipari, umwanditsi w'imivugo, indirimbo n'ibindi bitandukanye. Nk'abandi umwe mu rubyiruko rwari rwarabaswe n'ibiyobyabwenge, ariko nyuma nza kugirirwa ubuntu menyana n'umushinga Purpose Rwanda uramfasha ndakira. Nyuma yo gukira impano zose zari zarazimye ziragaruka. Zimaze kugaruka rero mpita ntangira mu rwego rwo kugira ngo ndebe aho impano yanjye igeze igaruka n'ubushobozi ifite, ntangira nandika umuvugo wa Purpose Rwanda ari wo ngira ngo mbagezeho aka kanya. Nawise Purpose Rwanda wambereye papa. Abapadiri n'abapasiteri, abapolisi n'abapagani, abapaparazi n'abapampe, ni mu mwanya nkore mu nganzo babwira impamvu inteye guhanga. Purpose Rwanda reka nkurate buri kirezi kera twambaye twese, abagenerwa bikorwa wigeneye. Reka nshima Imana yagufashije ikakubashisha gushabukana isheja mu kudufasha no kutuzahura guhishashi imwe y'igaju ishagawe n'abashumba benshi, usumba byose ukanyura bose kandi wambereye byose. Kera tutarakubona mubyeyi twari twarihebye twifashe amapfubyi, twaratanye twaratatanye, uduhuriza hamwe uraduhumuriza, ihumure ritaha imitima yacu. Waduhanuye bya kibyeyi, uduhana utaduhungabanyije, uduhugura utaduhutaje, uduha impanuro isumba izindi yo kuzaba abantu bo kwifuzwa. Twari twarabaswe n'ibiyobyabwenge, twarabaye imbata z'ikibi rwose, imbaraga zacu zarabuze umumaro, twarahombeye igihugu ku mugaragaro, agaciro kacu karaducitse. Twakoreshaga ibiyobyabwenge tuzi ko ari byo byaduha agahenge ngo turashaka ibisubizo by'ibibazo, ahubwo bikaza umusubirizo, ubuzima bukatubera ihurizo, bamwe tukisanga no muri pirizo. None rero bene data dusangire urugendo rwo guhinduka, nimuze mumfashe dushime uyu mushumba uragiye inyambo, tuzamushimisha nidukora ibishimwa n'Imana ndetse n'igihugu cyose. Ntituzamutatire ngo tumutenguhe, tumutetereze tumutamaze, tumutere agahinda tumuteze rubanda, cyangwa se ngo tumute mukangaratete, tuzitanga aho bizaba ngombwa. Guhinduka kwacu kuzarangwa n'ibikorwa, impinduka zigaragarire buri wese, tube nka rya tara rimurikira bose aho turi hose n'igihe cyose, maze urumuri ruzataha imitima y'abataramenya Purpose Rwanda. Burya ubutwari buhera hasi kandi nta kigwari kigira ibigwi. Nitube intwari zizira ubugwari, amatwara yacu abe mu butwari, tugire umuco utari mico, tugire ubupfura buzira ubupfu. Tuzirinde ibishuko byose bazadushukisha badushunga, batadushakira ejo hazaza. Tuzarangwe n'ubushishozi, imishinga idashinga ntituzayishime, itazadushengurira ibyishimo, abashunga n'abashungerezi bakadushoka, ishema twashinjagiranaga rigashira. Ntitukiri imitava itazi ubutabere, aho tugeze ntitukiri abo guta imitsima, nimureke duhindura amateka, akaga ntikazatubeho akarande, bitazahinduka n'akandare. Erega aho twavuye turahazi, hamwe isi yadukarangaga nta birungo, ikatubaga nta kinyititaye ku by'ububabare, ikadukubita ahababaza ikeneye ko dutaka ngo itubone, yadukorera ikagerekaho no kudutengatisha, ikeneye ko tuvunika bihagije, byose Purpose Rwanda yarabirangije. Yego twarorohewe ni byiza, ariko nitworohereze n'abandi, abo twasize hamwe twavuye, tubasangeyo tubavaneyo, nibabasha kugera aho tugeze, ntibizatinda tuzatsinda, maze tugire u Rwanda ruzira ibiyobyabwenge. Kuko imfizi ibyara uko ibyagiye, urugero rwiza tuzasigira abazadukomokaho nirwo ruzasiga imbuto nziza imusozi ku gasozi kacu n'igihugu cyose. Yari Umusizi Gasipari, umusigaye utajya usubira mu gusiga, udasiganira kuwusiga isura nshya, aho gusigara inyuma mpasiga ibiyobyabwenge, nzahasigara mpaca ibiyobyabwenge. Purpose Rwanda wambereye papa, ntiwandemeye gusa waranandemye, ntiwanzahuye gusa warananzuye.